Muraho neza, turabaramukije aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Wakwibaza ngo ni hehe uri? Ni kuri Mubwire TV. Nta kindi tubwira abantu, nta kindi kitugenza, ni ukubwira abantu ko ari beza, ni ukubabwira ko tubashimira, ni ukubabwira ko tubakunda, ni ukubabwira ko ari ab'umumaro mu buzima bwacu. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakeneye kubwirwa amagambo meza, abantu benshi bahuye n'abantu babaca intege mu buzima, bababwira ko nta kintu bashoboye, bababwira ko ari babi, bababwira ko batari ab'umumaro. Twe twaravuze ngo ni iki twakora? Nta kindi rero dukora. Mujya mureba ibikorwa dukora no gutungura abantu, tukagenda tukababwira ngo turabakunda, tukababwira ngo turabashimira, tukababwira ngo muri beza, tukababwira ngo muri ingenzi mu buzima bwacu. Ibyo rero nibyo tubwira abantu. Duhereho namwe tubabwire, abantu benshi mumaze gukora subscribe, aho tumaze kugera ni ukuri muri ingenzi, kandi Imana ibaha umugisha, ikomeze ibateze imbere, mukomeze mwaguke mu buryo bwose murimo. Uyu munsi rero reka tubanze tubarangire ahantu mwakura ibintu byiza, ibintu by'ubwenge, abantu mushaka kwambara neza, imyenda myiza idodesheje, nta handi hantu mwayikura. Ni kwa Grace, akorera mu isoko rya Nyarugenge. Nimero ni 0788509573. Grace uramwandikira cyangwa ukamuhamagara ukamubwira ngo ndifuza uyu mwenda uyu n'uyu, ndifuza ko wandodera umwenda w'ubukwe, umwenda w'ibirori, umwenda wo kwambara mu buzima busanzwe, kositime mu kazi, byose arabikora. Uri mu Rwanda, uri hanze, naho aragukorera imyenda yawe ikakugeraho kandi ku gihe. Uwo ni wo mwihariko Grace afite, igihe wamuhaye aracyubahiriza akaguha imyenda yawe. Iyo bidashoboka nabyo afite akazi kenshi, akubwira ko icyo gihe kidashobora gukunda. Hanyuma rero abantu bashaka kwambara neza namwe, imyenda isanzwe, imyenda ya caguwa, imyenda myiza, nta handi hantu mwakura imyenda myiza, ni kwa Nunu. Nunu akorera muri Shike, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiyeho ni kwa Nunu. Ushobora kumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp kuri 0788708835. Nunu yagufasha akaguha imyenda myiza. Abakeneye imodoka rero, imodoka nziza, imodoka zijyanye n'igihe, hybrid, namwe mwabaza Fabiola kuri 0788913097. Fabiola arabafasha ku bintu bijyanye n'imodoka byose bigende neza. Hanyuma abashaka namwe gutegura mu rugo, amavaze meza, indabo, ibintu bijyanye n'imitako ijyanye n'iwawe, umuntu witwa Yvette abigufashamo, iwawe hakarushaho gusa neza. Nimero ni 0788651258. Uwo yagufasha kugira ngo mu rugo rwawe hase neza, mu rugo rwawe hamere neza. Hanyuma rero nawe wifuza ko ibintu ukora byagera ku bantu benshi, uratubwira, tukaza tugafatanya, tukarushaho kwamamaza, abantu bakarushaho kukugana. Ikindi, ufite umuntu ushaka gushimira, ufite umuntu ushaka gukora surprise, ufite umuntu ushaka kubwira ibyiza bye, nawe turahari ngo tugende tumugereho, umuntu yishime. Mwarabibonye abantu bose tumaze kugeraho, nta muntu n'umwe turabona yavuze ngo ibi bintu ni bibi rwose mumbabarire ntago mbishaka, ahubwo abantu bose baratubwira ngo mwakoze kandi twishimye, mwatwongereye iminsi yo kubaho kubera ibyishimo. Rero tubwire abantu ibyiza byabo, tubwire abantu ko tubakunda, tubashimire bakiriho, umuhurura bakibasha kurufata, apana gushyira umuntu urura batazarubona, cyangwa kurira ngo ubwire abantu ko wamukunda, ubibwira abantu kandi nyir'ubwite utarabimwibwiriye. Rero mureke tubibe urukundo, tuzasarura neza. Uyu munsi rero murabizi, iyo tutakoze surprise hari igihe kimwe na kimwe tuvuga ngo reka dushake ibintu bimwe na bimwe twaganiraho. Uyu munsi narebye ndavuga ngo ni igiki twaganiraho. Ntekereza ukuntu abantu bamwe na bamwe bajya bareba bagira amahitamo atari meza mu bintu byo guhitamo abamarene n'abapare. Aha hantu abantu benshi bakunda kuhatoranyiriza abantu, ariko bakarebera ku bintu ntavuga ko ari iby'ingenzi cyangwa ari iby'umumaro, ugasanga ahubwo abo bantu birangiye nta kintu babamariye, ugasanga abo bantu muherukana mu bukwe, ku munsi w'ubukwe mu mafoto, bikarangirira aho ngaho. Kandi ntabwo byagakwiye. Marene cyangwa pare ni ababyeyi baba bahagarariye ababyeyi bawe, ni ababyeyi baba bagiye kugufasha mu rugendo rwo kubaka urugo, bagiye kukuba hafi ku nama, ku bitekerezo bizima, kuguhana aho wakosheje, n'abunganizi baba bari aho ngaho. Kandi ikindi, kuko ari ababyeyi bawe, nimba murazi hariho amatorero amwe namwe agenda agira ababyeyi ni nk'abo mu mwuka, ugasanga ufite nabwo ufite marene wawe wo mu kiliziya cyangwa umupare,
abo babyeyi nanahera ahangaha mpitura umuntu ufite umwana abereye marene cyangwa ukaba uri umupapa ufite umwana ubereye pare ukaba utazi ubuzima bwe bwo mu rugendo rwa gikristo, aho hantu nawe ufite ikibazo, kubera ko abo bana baba biyongereye mu bana bawe, abo bari mu bana Imana izakubaza ubuzima bwabo bujyanye n'imiki n'urugendo rwabo rwa gikristo. Nimba rero nawe uri umupare ukaba uri n'umumarene mu bubatse urugo, ukaba ubaheruka mu mafoto kandi warabibemereye waremeye guhagararana nabo, umenye ko nawe imbere y'Imana, Imana izakubaza ngo aba bana wabatwaye gute? Ese aba bana urugendo rwabo rwagenze gute? Ese aba bana barakubonye? Ese aba bana uko urugo rwabo rwasenyutse, ese wabashije guhagararana nabo? Wabagira inama wenda barakunanira kuko hari n'abana bananirana. Nibyo rero uyu munsi nshaka ko tuganiraho, turebe ibintu bimwe na bimwe abantu bakunda kwitaho, ugasanga abamarene bagarukiye mu mafoto, abamarene bagarukiye mu bukwe gusa, ntimwongeye kumenya irengero ryabo. Usanga abantu benshi icya mbere bakunda kwitaho iyo bagiye guhitamo abamarene, usanga abantu benshi bahitamo bakurikije ubwiza, bakareba umuntu bakabona ni mwiza, azaryoshya amafoto, azatuma amafoto asa neza. Amafoto ni meza, ariko amafoto mu kubaka urugo ntabwo navuga ko hari ikintu azamara, nta kintu azabafasha. Abantu benshi rero bakunda gukora ikosa ryo kwitaho, bajya kureba pare, bakareba pare usobanutse, nyine wakwita ko asobanutse ukurikije ku jisho, ndetse n'amarene mwiza ku maso, undi abantu batangarira bose bavuga ngo ni mwiza, ugasanga niwe abantu bavuze ngo uyu muntu yatubera marene, ukavuga ngo azamfasha mu mafoto kugira ngo umunsi wanjye ugende neza. Icyo ngicyo kiri mu bintu abantu bakunda kwitaho, bakareba bahitamo ba marene. Ikindi kintu abantu bakunda guhitamo bakurikije, abantu benshi bakunda guhitamo marene cyangwa pare bakurikije ubutunzi, ubukire. Akavuga ngo uyu muntu akavuga ngo uyu muntu azansapotinga, uyu muntu mu bukwe afite imodoka 3, mu bukwe bye byose nubwo azaba ari umubyeyi wacu, izo modoka nazo azaziduha, azadufasha mu bukwe, uyu muntu azanwerera se kame mu bintu bizabura, mfite pare uhagaze neza, mfite marene umeze neza gutya ku mufuka, bigatuma ashobora kugira gute, avuga ngo reka mpitemo marene w'umukire cyangwa mpitemo pare w'umukire uzamfasha kugira ngo ibintu byanjye bigirusheho kugenda neza. Ugasanga abandi bahitamo bakurikije umuryango abo bantu baba bavukamo, ko umuntu afite umuryango mwiza, umuryango w'ikirangirire, umuryango uzwi, umuryango nyine bya bindi ku maso abantu barebera bakavuga ngo ibi bintu birasobanutse. Ugasanga hari n'umuntu ugiye kubitamo akavuga ngo uriya muntu ngo imiryango yabo ni myiza, ngo imiryango yabo irabana, ngo uriya muntu rwose yambera marene. Ugasanga icyo ngicyo hariho n'abandi bantu bakigendeyeho, bakirebyeho, bagihitiyemo, baravuze ngo uyu muntu natubere marene. Ikindi abandi bantu bahitamo bakurikije ugasanga umuntu ahisemo marene cyangwa pare akurikije umwanya umuntu afite mu kazi. Umuntu aravuze ngo uyu muntu namuhitamo bikurikije ko afite iposite nziza mu kazi. Ibyo biragendana na bya bindi bijyanye n'ubutunzi, wenda mukora hamwe ukavuga ati misemo deje, misemo uyu muyobozi, byarushaho kugenda neza. Ugasanga niwe uhisemo kubera umwanya posite afite mu kazi cyangwa icyubahiro afite aho mu kazi, akaba ari cyo umuhitiyemo. Ugasanga abandi nabo umuntu arambonye, abonye mfite umuntu w'inshuti yanjye mwiza, aramurebye akambwira ati sha uriya muntu ndamukunda, wazamunsabe akambera marene. Mu by'ukuri ntabwo amuzi, mu by'ukuri ntibaraganira, mu by'ukuri nta hantu baziranye, ahubwo gusa kubona ngewe n'uwo muntu umubano dufitanye, ubushuti dufitanye, akamukunda agira ngo uko mbanye nawe niko bazabana, nawe akaba yamuhitamo akavuga ati uriya muntu ni umuntu mwiza, wamunsabiye nanjye akazambera marene. Uwo muntu akaba yagira gute, yamufasha kuko akamubera marene, ariko mu by'ukuri ntago baziranye, mu by'ukuri nta gahunda bafitanye, mu by'ukuri yamumenye kubera njye, mbese mbaye ikiraro gituma uwo muntu amubera marene. Icyo gihe rero uwo mu marene kuko mwahuye gutyo, n'ubundi mwahuye kubera umuntu, nta kintu azagufasha. Kandi mu buzima cyane cyane noneho mu buzima bwo kubaka urugo, ikintu cya mbere nababwiye, kubaka urugo bisaba, munashaka mwajya mureka kujyana amajyambere ngo muragura ibintu byose, wapakira kwihangana gusa akaba ari kujyana mu rugo rwawe, ukavuga uti ngiye kubaka urugo. kandi koko nk'uko wa mushuti wanjye witwa Vicky yatubwiye, uba ugiye kubaka, nta bantu baba bubaka baseka. Mwari mwasanga abafundi n'abayede kuri chantier bari guseka, baseka nyine bareba ko hari ahantu ibintu bigeze, ariko iyo bikorera sima baba bamena beto ntago baba bari guseka. Kubaka rero ni ukuvuga ngo ndiyemeje
n'undi ariyemeje mukagira ahantu mugera. Ibyo rero ni ibintu abantu bakunda kureberaho kandi bidafite umumaro kandi bitari byiza. Ahubwo rero ubu naberetse ngo ibyagufasha guhitamo marene mwiza. Ni iki cyamfasha kugira ngo ngire marene mwiza? Ni igiki? Uribaza ngo mana se ngiye kubaka urugo, ese ngewe nzagira marene mwiza gute? Umuntu uzangira inama, umuntu uzambera umubyeyi, umuntu uzambwiza ukuri. Uba ukeneye umuntu ukubwiza ukuri, kuko hari abantu baba badashaka uko baba bakeneye nko kubemberezwa, kubwira ngo dufuti badukoze, ugasanga ufite umumarene nyine worosa. Uba ukeneye rero umuntu uzahagarara akakubwiza ukuri, wa muntu uzubaha. Ikintu rero cya mbere nabonye cyagufasha guhitamo marene mwiza muzima uzagufasha mu rugendo rwawe, simvuga ko yari uzakubakira, ariko azagufasha, azaguha inama nziza no mu gihe uzumva ukeneye umuntu wo kuganiriza, kuko twagiye dusanga tubona ko abantu benshi atari abo kwizerwa, ariko uyu marene na pare baba ari ababyeyi, ndetse ni ababyeyi Imana ibizakubaza ubuzima bwawe. Ikintu cya mbere rero wahitamo marene, umuntu muziranye na pare, umuntu muziranye uzi ko akuzi neza ndetse nawe umuzi neza, azi imico yawe nawe uzi imico ye, ku buryo bitazamugora nawe kuguhana cyangwa kukugira inama cyangwa kuguha kuraje. Icya kabiri rero, kuba umukunda, kuba ari umuntu kandi ikindi umwubaha, kuko ntabwo wafata umuntu mutaziranye ntimukundana mufitanye urwango, nta hantu muhuriye ngo uvuge ngo uyu muntu ngo ngiye kumugira marene ngo cyangwa ngiye kumugira pare. Oya, kuba umukunda ndetse umwubaha, ku buryo ikintu yakubwira ati noneho iki ngiki nkivuze nk'umubyeyi, ukaba wacyumva, ariko nawe ushyize mu gaciro uvuga ngo ni iki ngiki ni uko kimeze. Ikindi rero ukabanza kwibaza ngo uyu muntu yubatse gute. Hari inyigisho nigeze kumva Rutayisire yigisha avuga ngo iyo baturambikaho ibiganza mu babyeyi, ni nk'uko baba bakwatura, nyine ni ababyeyi baba baguha umugisha wabo, uko yubatse urugo niko bakubwira ngo nawe aguhaye umugisha, genda nawe wubake uko yubatse. Iyo yubatse rero nawe urugo rwe ruri mu manegeka, cyangwa se ni umuntu umaze kugira za divorce 3, ibyo bintu nawe birakwafekta. Bisaba rero ngo urebe ngo uwo muntu yubatse gute, uyu muntu urugo rwe rumeze gute. Icyo kiri mu bintu ugomba kwitondera. Ese uyu muntu abanye n'umugabo we gute? Ntabwo ari wa wundi ucaha n'undi agacaha bakazahurira mu rugo ariko bameze nk'abantu batabana, bameze nk'abantu baturanye gusa. Icyo kiri mu bintu ugomba kugira gute, kwitondera. Hanyuma ikindi, ugomba kubanza kuba wemera ko Imana, ukabisengera, wizera Imana, ugasenga ukavuga ngo Mana uzanyobore umpe umubyeyi mwiza, ugafata igihe cyo kubisengera. Imana irakugendera, ishobora kugendera mu nzozi, ifite uburyo bwinshi yakugendera, cyangwa ikakwemeza umuntu, ukajya wumva umutima wawe ukwemeje umuntu ukamusengera. Ibyo ngibyo biri mu bintu bishobora kugufasha kubona umumarene mwiza. Ikindi, kuba uwo muntu ari inyangamugayo, kuba ari inyangamugayo muri quartier atuyemo, kuba ari inyangamugayo mu kazi ke, kuba ari inyangamugayo mu byo akora byose, afite indangagaciro nzima. Uwo muntu niwe uvuga ngo uyu muntu yambera umubyeyi. Ikindi, kuba uzi neza ko hari ibintu yabashije kwihanganira, kuba uzi neza ko urugo rwe yarurwaniriye akaruvana hasi, rukaba rumaze urugo nyine atari urugo rutagira itandukaniro, ukaba umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, ni naho batangiriye niho bakiri. Oya, ukaba umufataho urugero, ukavuga ngo uyu muntu urugo rwe yararwaniriye, rwatangiye rutameze neza, ariko arihangana, ararubamo, ararukorera kugeza ku myaka 20, urugo rufite aho rwavuye, rufite aho rwagiye, kubera uruhare rwa pare n'uruhare rwa marene. Ibyo byose biri mu bintu ugomba kureba, ukavuga ngo uyu muntu yamfasha akambera umubyeyi mwiza, uyu muntu yamfasha kugira ngo azajya angira inama. Rero utu ni utuntu duke narebye twanjye, nawe ushaka kureba ibindi. Ikintu nashatse kubabwira, wijya kureba ngo uvuge ngo uri mu gihe cyo kuba ushaka kubaka urugo, ngo ugendere ngo ku myaka, ngo uze ngo ngo naba ngana gutya ndi mutoya ngo nkagira marene w'umubyeyi. Kubera iki? Kugira ngo ugire marene utazakubaho, wenda urugero uri n'imfubyi, ntugira n'umuntu uzaza kukwereka ngo bafata abana gutya babonsa gutya, ntabwo uzi uko boza abana. Marene wawe ugiye gufata sireyi, nawe ubwe ntazi uko, ntaranabyara, ntaranashaka, ntazi ngo bigenda gutya, ntazakubwira ngo ukeneye iki, ntazakubwira ngo iki gihe ugezemo inyaruka ujye kwa muganga. Uwo muntu koko azagufasha iki? Marene w'amafoto gusa, cyangwa marene w'umupagani uzabwira ati ubu bimeze gutya, akahita avuga ati umva rekana n'uwo ngusha, ati umugabo yaguciye inyuma, mureke ngwino nkwereke.
ati hanze hari abatipe nawe ngwino wishakira umutipe muzajya mwibanira kwaje umugabo ahubwo abeho nawe ubuzima bwe nawe ubeho ubwawe, cyangwa n'umugabo nawe bakamubwira ati para akaba yamubwira ati rekana n'uwo mugore, Kigali irimo abana beza basobanutse, abo bantu ntabwo ari abantu bazima. Cyangwa se ugasanga kugira inama akavuga ati umva ngwino nta muntu wubaka urugo atagiye aha, nta muntu wubaka urugo atagiye kureba iyi miti, nta muntu ujya kubyara atanyweye imiti, ibintu byose bidasobanutse bitewe n'iki n'uko uwo muntu niwo murongo arimo, akujyanye mu murongo arimo. Ibi rero ndetse n'ibindi byinshi nawe wagenda ureba, ndetse n'ibindi byinshi mwagenda mureba, ariko nujya guhitamo marene, nujyamo guhitamo pare, reba uwo muntu ari ku ruhe rugero, reba uwo muntu yubatse gute, umuntu kubizera Imana, uyu muntu ni umukristo ku ruhe rugero, ese azanyigisha kwihangana, ese azanyigisha gusenga, ese azanyigisha kubaha Imana. Hanyuma nujya guhitamo uhere kuri ibyo. Murakoze, ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero navuze ngo reka turebe ibi bintu, turebe ibyadufasha mu mahitamo yacu, yarushaho gutuma umuryango wacu ugenda neza, yarushaho gutuma umuryango wishima. Ndabashimiye rero, Imana ibahe umugisha, mugumane natwe mukora like, share, subscribe, ibiganiro byacu birushaho kugera kure. Amahoro y'Imana abane namwe.